ry'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibirindiro ngo byari mu nkengero z'umurwa mukuru Juba. Ibi birindiro ngo byari ahitwa Oniliet mu birometero 25 uvuye i Juba, kandi bimaze iminsi bivugwa ko ariho hari gutegurirwa intambara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka gushoza ku ngabo za leta imbere mu mujyi wa Juba, ari nawo murwa mukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo. Uyu muyobozi uhagarariye imiryango itari ya leta yitwa Edmond Yakani yasabye impande zihanganye kuganira hagamijwe kwirinda ko iki gihugu cyakongera kwisanga mu ntambara iri mu gihugu hose nk'uko byari bimeze hagati y'imyaka 2012 na 2018. Niba nta gihindutse kuri wa kabiri nibwo hamenyekana ibyemeranyijwe n'intumwa z'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiganiro byazihurije hamwe kuri uyu wa mbere. Ibiganiro byabaye kuri wa mbere ngo byabereye mu muhezo bimara amasaha 12 bihuza intumwa z'Uburusiya ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibiganiro n'ubundi byabereye muri Arabia Saudite, ahari n'ubundi intumwa za Arabia Saudite, aho iki gihugu cya Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatwa nk'umuhuza mu bibazo by'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko ibiganiro byaganiriwemo kujyakorwa kugira ngo hemezwe mu buryo bwa burundu agahenge k'iminsi 30 mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ari nako iyi minsi ngo yazavunjwamo guhagarara kw'intambara yose muri rusange. Muri Korea y'Epfo, ikigo mpuzamahanga gikora ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga cya Samsung Electronics cyatangaje urupfu rw'umuyobozi wacyo Han Jong-hee. Uyu mugabo wari ufite imyaka 63 ngo yazize umutima nk'uko byatangajwe n'ubunyamabanga bwa Samsung. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini muri iki kigo kuko bivuga ko yabaye mu bushorishori bw'ubuyobozi bwacyo guhera mu mwaka wa 2022. Abakurikirana hafi by'ubukungu muri Korea y'Epfo bavuga ko yari inkingi ikomeye muri Samsung na isanzwe ifatwa nk'ukuboko kw'iburyo mu bukungu bwa Korea y'Epfo muri rusange. Kubera ibyo urwo ruganda rwohereza hanze y'iki gihugu byakorewe aho nyine abakozi benshi cyane uru ruganda ruha akazi ndetse n'imisoro iki ruganda rutanga muri iki gihugu cya Korea y'Epfo, nibyo aba baheraho bavuga ko ari ukuboko kw'iburyo mu bukungu bw'iki gihugu cya Korea y'Epfo kiri mu biteye imbere cyane ku mugabane wa Aziya. Samsung Electronics ni kimwe mu bigize iki kigo gisanzwe kigizwe n'inganda zikora byinshi bitari gusa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ahubwo banakora ibikorwa bitandukanye bicuruzwa imbere muri Korea y'Epfo ndetse no hanze yacyo, ndetse by'umwihariko iki kigo kikanagirana za kaminuza zikomeye zigisha iby'ikoranabuhanga. Muri Nigeria, rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ryanenze icyemezo cya Perezida Bola Tinubu cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe muri leta ya Rivers, imwe mu zigize iki gihugu. Iyi leta ya Rivers ni imwe mu zikomeye zicukurwamo peteroli kandi inatuwe na benshi. Rero niho guhera mu murwa mukuru w'iyi leta witwa Port Harcourt ubu hari mu bihe bidasanzwe guhera ku cya 18 izuku kwezi kwa gatatu, ndetse ibi bihe bidasanzwe birangwa n'ibikorwa bitandukanye birimo nko gushyira amasaha yo gutaha ndetse no kuvuga amasaha yo kuba abantu bose bageze mu rugo, ndetse hanakuweho abayobozi bose batowe, hashyirwaho abayobozi bashyizweho na Perezida Bola Tinubu w'iki gihugu. Ishyaka rya PDP ryamaze gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga bavuga ko gushyira iyi ntara mu bihe bidasanzwe byakozwe na Perezida Tinubu w'iki gihugu cya Nigeria ngo binyuranyije n'amategeko ngo kandi bishobora kubyara intambara ndetse n'imvuru zirenze muri iyi leta ya Rivers, imwe mu zigize iki gihugu cya Nigeria. Ndabashimiye, dusubire mu kanya isa 12. Asaga 5,000 yamaze guseswa ku mpamvu asobanura. Harimo izitagigaragara udashobora kujya gusura ngo yihasange kuko igihe yatangiriye yari yandikishije, ariko kuko yenda twavuga ngo ntabwo zakurikiranwe kubera aho twari turi n'intego ikigo yenda cyari kitaranajyaho, harimo izitagikora udashobora kuvuga ngo urazibariza hehe. Hari n'izindi zasenyutse ndetse zifite n'ibikorwa remezo zinagifite, tunatekereza ko tuzakomeza no gukurikirana tukamenya ko zikwiriye kongera kwiyandikisha, zikongera zikerekana intego zifite, tuzongera tuzandike cyangwa se zigasesa kubw'impamvu bihitiyemo runaka, niyo mitungo yo tukamenya ko ibonye ba nyirayo cyangwa se bayigabanye, nabyo birashoboka. Iki cyumweru cyatangijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda kizibanda cyane mu kumenyekanisha itegeko rishya rigenga amakoperative mu Rwanda, ubukangurambaga ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rikoreshwa mu gutanga serivisi z'amakoperative, kwegereza amakoperative n'abanyamuryango bayo serivisi za RCA, harimo kandi kwakira ndetse no gukemurira hamwe ibibazo bitandukanye biri mu makoperative, harimo kugaragaza ahazaza h'amakoperative mu Rwanda n'uruhare rwazo mu iterambere ndetse no kwerekana gahunda za leta zo gukomeza kuziha imbaraga. Calixte Kaberuka mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bakoze Calixte.
Abakora ingendo mu mujyi wa Kigali bo bagaragaza ko imihanda n'amasangano yayo biramutse byaguwe byakemura ikibazo cy'umubyigano w'ibinyabiziga utuma batinda mu nzira bava cyangwa bajya mu kazi. Ibi barabivuga mu gihe Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangije imishinga ibiri irimo n'ugamije kunoza ubwikorezi hano mu mujyi wa Kigali. Kwigira Isa. Abakoresha imihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko bagorwa no kugera ku kazi cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, noneho nimugoroba bakagorwa no gutaha kubera ikibazo cy'umubyigano w'imodoka mu mihanda itandukanye. Ibigeze muri ambutiyaje ushobora gusanga imodoka ishobora guhagarara nk'iminota nka 15. Urumva nyine iyo uri ku kazi ufite umubosi ukorera bisaba nyine ushobora ku kazi wakererewe, nyuma yaho ashobora kuzazamo ingaruka nyine. Icyo twasaba leta ni ukongera imihanda ikaba myinshi ku buryo umuntu ajya agerera ku kazi ku gihe. Nkatwe dutega buri munsi bigira ingaruka zo kuba wagera mu rugo uvuye mu kazi ukaba mbese hari ibyo wagomba kujya gukora cyangwa ukanaruhuka ugasanga ugeze mu rugo mu gicuku. Leta nayo yagombye kugira ikintu ikora kugira ngo igabanye izo mbutiyaje. Iki kibazo nicyo kije gukemurwa n'umwe mu mishinga yamuritswe na Minisiteri y'ibikorwa remezo. Umwe nuwo kuvugurura amasangano y'imihanda 11 uhereye Remera kwa Rando ku Gishushu na Kicukiro Sonatube. Gihoza Mivugo François, umukozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga muri RTDA, asobanura ko iyi mihanda izaba iteye. Ni ugukora ku buryo haba inzira zitandukanye, zimwe zinyura hejuru zindi zikanyura hasi, ku buryo bitazajya bisaba abantu kugira ngo uhagarare kugira ngo uturutse mu gace runaka abanza atambuke wowe wahagaze. Oya, azajya anyura hejuru wowe unyure hasi, cyangwa wowe unyure hasi banyure hejuru, ku buryo nta kintu cyo guhagarara, byose bizajya bigenda neza. Ni nk'umwe ku Kinamba n'urugero, kuko murabona hariya ku Kinamba nabwo bitabaye kuriya haba umuvundo ukabije, ariko kubera ko izi modoka zivuye Nyabugogo zigiye Gikondo cyangwa ahandi zinyura munsi, zivuye mu mujyi zijya tuvuge Kacyiru nazo zikanyura hejuru, ku buryo izivuye Kacyiru ntabwo zibanza gutegereza izigiye hehe, izigiye Nyabugogo. Ku rundi ruhande hamuritswe n'umushinga mpuzamahanga uzahuza imipaka y'u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi uzafasha kunoza ubuhahirane nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Abimana Fidele. Impuzamahanga uradufasha ko ahantu tutari dufite imihanda, mu by'ukuri tutari dufite imihanda ya kaburimbo, nk'umuhanda wa Cyanika, Musanze, Ngororero, noneho hakorwe na kiriya gice kimanuka Nyakinama, Nyamutera muri Vunga ukagira Ngororero. N'umuhanda mu by'ukuri ukenewe cyane uzahuza akarere ka Ngororero, Nyabihu, Musanze na Burera. Hari n'umuhanda wa Bugarama Bweyeye uzahuza iyo mipaka ibiri yegereye u Burundi. Iyo tumaze gukora inyigo nibyo binadufasha kongera gushaka amafaranga yo kubaka iyo mihanda. Biteganyijwe ko iyi mirimo yo kubaka iyi mihanda izatanga akazi ku bakozi 400, muri bo 30% azaba ari abagore. Iyi mishinga ifite ingengo y'imari ingana na miliyoni zisaga 360 z'amadolari y'Amerika y'inguzanyo ya Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD, ikazaba yuzuye bitarenze muri 2029. Kwigira Isa mu mujyi wa Kigali. Bakoze cyane Kwigira Isa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri cyatangaje ko aribwo abanyeshuri mu gihe abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta bisoza amashuri nyine abanza barangije kwiyandikisha mu gihe cyateganijwe, ngo ubu rero byararangiye, ngo bikazatuma nta gihe kinyongera ku bacikanywe ikizashyirwaho. Ibindi kuri inkuru reka tubyumve mu nkuru ya Jean Paul Maniraho. Hashize ukwezi gahunda yo kwiyandikisha ku banyeshuri basoza ibizamini bisoza ibyiciro bitandukanye batangiye kwiyandikisha. Ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri bukaba buvuga ko ari igikorwa kitari cyoroshye kubera ko igihugu cyose cyabikoreraga ku rubuga rumwe rw'ikoranabuhanga ruzwi nka SDMS. Ikibazo cya mbere wenda twagize ni uko hari abana baganiriye n'ababyeyi bumvikana ibyo bazatora nuko bizagenda, ariko bagera kuri rwa rupapuro urabyumva nawe ahantu hari urungano, hari abagiye bagendera we naho mu kigare, niba mugenzi wanjye atoye aha n'aha undi mwana akamukurikira. Tubiganiriraho n'ababyeyi ndetse bamwe baranahaguruka barizira kugira ngo tuganire n'umubyeyi n'umwana hanyuma tubone kubishyira mu buryo. Gukorera abanyeshuri 400 guhindura imyirondoro yabo, kubona ababyeyi babo ngo babasabire ibyo ibigo bifuza ko abana bajyamo, ni ibintu bitari byoroshye niko nabivuga, ariko ku bufasha duhabwa n'umukozi ushinzwe SDMS ku karere twagerageje kumwifashisha, aradufasha
ariko harimo izo mbogamizi nyine nari mvuze zigendanye no kuba ntabwo twabashije kubona ababyeyi bose ngo basabe ibigo bifuza, kuko urumva kureba ku rupapuro rwa buri munyeshuri bigendanye n'ikigo bamusabiye n'igihe na interinete uko yagendaga ntabwo byari ibintu byoroshye. Ibigo by'amashuri byamaze gusoza iki gikorwa, abanyeshuri bakavuga ko barimo gukorana umwete kugira ngo bazabone amanota abemerera kujya mu bigo no mu mashuri batoranije babifashijwemo n'ababyeyi ndetse n'abarezi babo. Icyo nakurikije uko bahavuga, uko abana babo mbona bameze, imico bagira ndetse n'amanota yanjye, byari numvaga ibyo bigo nshobora no kuzabitsindira. Ababyeyi banjye bamfashije kukwemeranya n'icyo ngiye nifuzaga, ko ababyeyi banjye baranshyigikira mu byo ngiye nifuza byose. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Dr Bahati Bernard, avuga ko ari ubwa mbere kuva iki kigo cyabaho igihe batanze cyo kuzuza ibisabwa kigeze abana bose bamaze kwiyandikisha. Iyi akaba ari intambwe nziza ifasha mu kunoza igenamigambi n'imyiteguro y'ibyo bizamini. Buriya n'impamvu kuba twashyizeho igihe ntarengwa nuko urebye ibindi bikorwa byose bikurikiraho ndi buzumva kuvuga mu kanya bishingira kuri iyi mibare, kuvuga ngo iyi mibare tuba tuyikeneye. Ubuyobozi bwa NESA bwavuze ko mu gihe kiri imbere hazarebwa ibikwiye kunozwa mu guhangana n'ikibazo cy'ikoranabuhanga rikoreshwa muri iyi gahunda, harimo kuba intara zahabwa igihe cyo kubisikana mu gukoresha urwo rubuga rwa SDMS. Dr Bahati Bernard yanagarutse ku kibazo cy'abanyeshuri bisanga basabye ibigo ari benshi, bikaba ngombwa ko inzego zibishinzwe zibahindurira. Icyo twabasaba ni uko kwizera ko ibyo tuba twakoze tubikora mu mucyo, ndetse ubu ngubu icyo nakongeraho ni uko aho dutangiye kujya dutangaza amanota umwana aba yabonye, ubu bizaba binagaragara rwose, twagushyize ku ishuri runaka uhita ubona wenda ko nawe wari wahasabye ariko ntuhajye, ariko nibonere ko abagiyeyo bakurushije amanota, ndumva bizarushaho gutanga umucyo. Minisiteri y'Uburezi ishimangira ko abanyeshuri bazahiga abandi muri ibi bizamini aribo bazaba bafite amahirwe yo kubona ibigo bazigamo bacumbikirwa, kubera ko umubare wabyo ari muto, cyane cyane kuba mu mashuri abanza bimukira mu cyiciro rusange cyayisumbuye. Umwaka ushize abagera kuri 7% gusa mu bagera ku 200,000 bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza nibo babonye ibigo bigamo bacumbikiwe. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Koze cyane Jean Paul. Mu karere ka Rusizi hari ababyeyi bagira inama bagenzi babo yo kugaburira abana isambaza n'ibindi nk'amafi kuko bifasha mu kurwanya imirire mibi. Ni mu gihe ubu imibare igaragaza ko 37% by'abana bari munsi y'imyaka 5 muri aka karere bagwingiye. Inkuru ya Patience Ishimwe. Bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Rusizi bavuga ko ari abahamya b'uko umwana wagaburiwe isambaza n'ibindi nk'amafi aca kubiri n'imirire mibi. Ni uburyo bashishikariza bagenzi babo kandi bushobora kujyana n'ubushobozi bwa buri wese. Isambaza ntabwo zihenze kuko hari n'iza make, n'izanye 500 ubona isambaza ugashyira muri toto, abana ntibajye mu mirire mibi. Ntabwo ngombwa ari uko ufite 7, ufite 500, 1000, 700 abona isambaza akagaburira abana. Iyo kirazira pe, nta muntu wacuruza isambaza cyangwa wazigaburiye umwana warwaza bwaki, ibyo ntibibaho. Gusa imibare y'ubushakashatsi ku buzima n'imibereho buheruka mu mwaka wa 2020 igaragaza ko mu karere ka Rusizi 37% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye. Nathan Kabanguka, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, asanga imibare ifitanye isano n'igipimo kikiri hasi mu gukoresha ibikomoka ku matungo. Ko tubonye ko ari aborozi cyangwa se basarura ibikomoka mu amafi cyane cyane isambaza. Igihari rero n'ubukangurambaga bwo kubafasha cyangwa se kumva akamaro kabyo no kurya ibikomoka ku matungo. Icyo twabonye kigaragara neza nuko mu gihugu muri rusange abantu barya ibikomoka ku matungo bikiri hasi. So birashoboka ko ariyo mpamvu nayo ahangaka akarere kari muri mu turere dufite ikibazo cy'ibirere. Kugeza ubu mu karere ka Rusizi hari abafite ikoranabuhanga ryo gutunganya isambaza ku buryo zishobora kumara amezi 6 zidatakaje ubuziranenge. Mu bukangurambaga ku guteza imbere ubuziranenge bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ikigo gitsura ubuziranenge RSB gikorera mu turere dutandukanye, umuyobozi w'ishami rishyiraho amabwiriza y'ubuziranenge muri iki kigo Gatera Emmanuel yasabye abo muri uru rwego kujyanisha n'amabwiriza yashyizweho kugira ngo birusheho gukemura ibibazo by'imirire mibi. Kuko niyo ntangiriro yo kuva twavuga ngo cya kibazo cy'imirire mibi turimo turavuga cyagakwiye kuba gikemurwa n'iyo fuyisambaza.
dufite aho guhera ariko se wa muntu uri muze kujya kubikoresha kugira ngo ya impact igaragare yizeye gute ubuziranenge bwayo. Igihari rero ngira ngo muri gahunda zamukana ubuziranenge mu bantu dufasha n'abantu bafite ibikorwa byo gutunganya ibikomoka ku mafi nabo barimo. Icyo tubasaba n'ubundi ni ugushishikarira ni ugutinyuka gukoresha amabwiriza y'ubuziranenge. Muri gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 izageza mu mwaka wa 2029 u Rwanda rufite intego yo kugabanya imibare y'igwingira ry'abana bakava kuri 33% bakagera nibura kuri 15%. Patience Ishimwe mu karere ka Rusizi. Akoze cyane Patience Ishimwe, reka tunyuze amaso mu bitekerezo mwatwandikiye. Hari abanyuze kuri YouTube barimo uyu witwa Patrick ati ndi mu murenge wa Mwendo dushimiye icyo cyumweru cyatangije cyo kurwanya imicungire mibi y'amakoperative. Ati by'umwihariko nge Patrick numva umuturage wese wagaragaza imico mibi yo kunyereza amafaranga ya koperative agomba kubibyozwa nta kabuza. Yitwa Byiringiro Roger ati mwaramutse neza Radio Rwanda umurenge wa Kitabi. Ati mbahaye ikaze nanjye mu makuru rakoze cyane. Ati kandi dushima amakuru mutugezaho na gahunda zose za Radio Rwanda. Ati noneho kandi iyo gahunda yo kugenzura imiyoborere mibi yo mu makoperative ati ni nziza ati kuko bizarushaho guteza imbere abagize amakoperative. Ati nibafata ingamba kandi abazafatwa bakora ibidakwiye bazakanirwe ibibakwiye. Uyu witwa Samuel Inama ati mwaramutse neza Radio Rwanda. Ati ndi Burera. Ati tuburyo bwa harebwa uburyo hakemurwa icyo kibazo cya mbuteyaje cyangwa se cyo mu byigano b'ibinyabiziga kugira ngo bakomeze kwihutisha iterambere kandi abantu bakore vuba. Uyu witwa Emmanuel ati nk'abanyarwanda twishimiye inama yahuje abakuru b'ibihugu na guverinoma muri EAC na SADC. Tiragushidikanya biziyavuyemo biratanga umusaruro ku kibazo cy'umutekano muke burashazuba bwa Kongo. Uyu witwa witwa Bill Gates kuri Facebook niko yita. Ati mwaramutse neza Radio Rwanda ndabumvira kwa Gihanga Iburera. Ati nibyo kwishimira uburyo amakoperative ari gutera imbere mu Rwanda rwacu. Ikindi nk'abaturage dutuye mu mudugudu wa Karyango dukomeje gushimira leta y'u Rwanda uburyo idahwema kudushakira icyaduteza imbere. Dusoreze kuri uyu witwa Martin ati mbakurikiye ndi kizimyamuriro. Ati abayobozi b'amakoperative bagomba kwirinda gukoresha izina rya koperative mu nyungu zabo bwite mu buryo bwo kwirinda kugwa mu byaha. Ikindi kandi mukomeze mudukorera ubuvugizi umuhanda Rambya Kizimyamuriro Sabake uduhuza na Kitabi usubirwemo kuko warangiritse cyane. Sinzi neza niba utu duce twaho ariko twitwa neza ariko hahumvikanye umuhanda Rambya Kizimyamuriro. Urakoze cyane, reka dufate akaruhuko gato mu kanya turanyuza amaso byaramutse byandikwa kuri murandasi. Alo, muraho ikaze ku irembo. Nitwaze ninde tuvugana? Nitwa Gustave. Yego Gustave, twabafasha gute? Nashaka kubaza nibyo koko ubu nakwisabira serivisi za leta aho ku irembo? Nibyo rwose wabyikorera, wakwisabira serivisi zitandukanye nk'izirangamuntu, mituweli, serivisi zirangamimerere, polisi, abinjira n'abasohoka, icyemezo cy'ubushinjacyaha, izingoro ndangamurage n'izindi. Saba serivisi ushaka ku irembo byikorere kuko ubu biroroshye. Ufite telefone, ufite mudasobwa, gana urubuga rw'irembo wa@irembo.gov.rw. hari na serivisi wahabwa kuri telefone. Kanda akanyenyeri 909 urwego maze ukurikiza amabwiriza. Ukeneye ubufasha hamagara 909 tugufashe. Reka noneho mbyikorere. Irembo saba serivisi ushaka ku irembo. Kwita ku ruhu rw'umwana wanjye nicyo dutisha ibindi bintu byose. Mbasha ko umwana wanjye agubwa neza akagira uruhu rutoshye ndetse n'impumuro nk'iy'abamarayika. Niyo mpamvu nkoresha Movit Baby Jelly. Movit Baby Jelly biraboneka mu moko nka aloe vera, coco butter na malt scent. Yaba mu magarama 20, 50, 100, 200 na 425. Movit wayisanga mu maduka atandukanye cyangwa supermarché ikwegereye. Movit all day confidence.
muguzi komeza uryoherwe n'ishimwe uhabwa kuri TVA ringana n'10% buri gihe cyose uguze ukibuka kwaka fagitire ya IBM. Zirikana buri gihe kwandikisha kuri fagitire yawe nimero ya telefone wakoresheje wiyandikisha kugira ngo ishimwe ryawe rizaba ariho rinyuzwa. Ku batariyandikisha kanda akanyenyeri 800 urwego maze ukurikiza amabwiriza. Tanga amakuru ku mucuruzi utaguhaye fagitire ya IBM cyangwa uguhaye idahwanye n'amafaranga wishyuye kuri nimero ya WhatsApp ya RRA 0739008010 uhabwa angana na 50% ku bihano bicibwa umucuruzi. Tengamara na TVA usaba fagitire ya IBM. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 3004. Amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere ku byaranze uyu munsi mu mateka muri rusange. Bike muri byo kuko abari byinshi byabaye gusa ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1882 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza ndetse na Irlande mu ntambara imaze iminsi hanganishije ibihugu. Ku itariki nk'iyi mu mwaka w'1887 wakizweho itegeko ryo guhagarika ubucakara n'ubucuruzi bw'abacakara mu bwami bw'igihugu cy'Ubwongereza hose. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1918 igihugu cya Belarusi cyo cyahindutse Republika. Iyi Belarusi ni igihugu kiri ku mugabane w'Uburayi gifite umurwa mukuru witwa Minsk, kikaba abanye-Belarusi bavuga ururimi kavukire rwabo, ariko kandi hari n'abanye-Belarusi benshi bakoresha ikirusiya. Hanyuma iki gihugu gifite perezida witwa Alexander Lukashenko, akaba afite no minisitiri witwa Turchin, ariko kandi tubabwire ko muri rusange iki gihugu kituwe n'abaturage bajya kuri miliyoni 9 kuri kilometero kare imwe, akaba batuye abaturage igihumbi kubaho ubucucike bw'iki gihugu mu miturire. Ngiyo rero Belarusi muri rusange. Ariko kandi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu Cardinal Ogio Paseli yabaye Papio wa karindwi. Hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 39 ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 57 umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu by'Uburayi waratangiye ugizwe n'Ubudage bw'Uburengerazuba, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ububiligi, Ubuholandi ndetse na Luxembourg. Kuri itariki kandi ya 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1965 abaharaniraga uburenganzira bwa muntu bari bayobowe na Martin Luther King Jr. bageze ku ntego yabo mu rugendo rwo kuva Selma ukagera muri Alabama. Aba bakaba baravuga ko baharanira uburenganzira bwabo. Tujye mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino. Tubabwiye ko umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta muri Sudani y'Epfo yatangaje ko ingabo za leta y'iki gihugu kuri uyu wa mbere zarashe ibirindiro by'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibirindiro byari mu nkengero z'umurwa mukuru w'iki gihugu ariwo Juba. Ibirindiro ngo byari ahitwa Wanariete ku birometero 25 uvuye Juba, kandi bimaze iminsi bivugwa ko ari wari gutegurirwa intambara cyangwa se ibitero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kugaba ku ngabo za leta mu mujyi wa Juba, ari nawo murwa mukuru nyine wa Sudani y'Epfo.